reka abahungu twagendesha ko ureba iki kizu cyanze kuzura ibikorwa bishinamye harango bidumo ngengo n'inyuzo ndakubashaka reka kiboneye ahubwo nzisubiraho tuzakomeza mu mwana paka we Katoto uri hehe sanga kuri yanzu akinyoteri mubwire ibintu bari kucunga ngo bashaka kuzahita reka gusa uriya mukobwa ntari kundungurukana vuba ko nurenze iminota 5 utari wangeraho sawa ndagutegereje vuba ndabona ko ndi kwirambura bakagira ngo nenda kwisakara vuba ngaha bakazaza bagakwamiramo nabuze amabati nabuze amadirishya byo bijyamye mu nzu zo biri gusurangura ngo n'inyuzago bizahita hano gusa umuntu yagize akaboko k'umuguta gutya ari ukubera yuko ntakora niba buri inyana y'imbwa y'umukobwa izana amabati niyitaha muzaba atari ngewe bari kwirata ngo nibeza sibyo barabye reka nyereke gutya hari inkumi n'ikumi nari isigaranye niba ko naza kuguramo akantu nkaza kujya nimera ibi nawe Katoto aravugishije yujuje bahita bagufatirana bakanakuroga daraka kandi nitaye ahubwo Yamachari yamawe amakuru oryaho kabisa oriyo toyo itoye no shona ibintu ni dani icyo mbwira kuzundi meburetse kuzimbwira mbwirize ndi misoro manzo mubwira amakuru mashyashya ngiye navumba iyi nzu uri kuyibona iyi sase ya kinyote iyi ngo ni ya kinyote nayisakara nese kadashaka uzi imyaka afite uri ayanganaga na kaka ave magamagare kwiremba ahubwo bandekararira icyangombwa cyo ko ndashaka ngeje imyaka 40 ibi napfa akara ntabira ngo buragiye amakuru mba nataye ejo nari kumbwira ngo ngize inyama ngo ntabwo yazishaka ngo ahubwo ngo ategereje ngo bazayisakara ngo banayikinge akagwi karagwe nose abona nadashaka bizagenda gute reba abana baba bamwiruka sereba ari iyi nzu reba inogorofa reba ari inogoro ari nana isakaza ni mari kumanza ntabwo umugore agiye kuzamonda kura nyiri umwana nganya nibwo ndikurira mu nzu araho ni manyweri haje manyweri kudekarara icyangombwa cyo kuba umuntu yatinda gushaka nk'imyaka 40 bareka mbwira nubwiza ukuri tugiye kugenda tumushaka tumaze impamvu atari gushaka kandi amaze gusaza ni koko n'inkoni nishaka zijyamo tugihura kure biriya bintu ntabwo ari byo iyi nzu uko ingana yakagombye gushaka kuko inzu igiye gusaza urabibona si nk'ibyo byose kandi uko angana ku myaka ya 30 ibaze 30 na reka mbwira ahubwo muri ino minsi nimba ari uko nguko bimeze ni ukugenda ugenda ukajya ku irembo bakagupuritingira icyemezo kivuga yuko utazashaka vuba bitari kagira nawe aratangira gusora mu bandi arasorera iriya myaka ntabwo ari ngombwa cyo ari gusora imyaka 30 n'ingana tugenda ahubwo turamuha ubu usugiye ko nagiye se magara nyine ngi ikintu ushaka nuko wenda wandekarara icyangombwa nkazashaka afite imyaka 40 cyane rwose udufoto twenda dufite ukadusohora nyine ugasohora icyangombwa kimeze neza kuko gahunda yo gushaka we ntabwo iri hafi ahangaha amafaranga y'amabati ndayafite ariko nyine ntabwo ufite gahunda yo gushaka guhangaha cyane rwose ahubwo reka nenda nkurebe uhita ukisohorera ndashaka hatangiye gusohoka abakobwa b'ibyukisha abiyi cyane reka ndahubwo habari kinyote uwo mugabo baramwirukanye nangaha yacuruzaga ibigage bishya none baramwirukanye uwo mugabo uri kumbwira baramwirukanye ngo yaracuruzaga ibigage bishya arahijya baramwirukanye byararangiye nanga gikoreye nangaha ese ubwo urashaje no mu mutwe arasazara ariko uwo mugabo ndibyo ariko ndabizi neza nese uwo mugabo naguriyeyo rimwe baramwirukanye pe ariko se utewe n'iki muri aka kanya
ntabyo nawe nabyo baramwirukanye ugera mu rw'imigezi wanga gushaka birakubera mbabara nawe shibuka hejuru nanjye kuzana cyangwa umucyo cyuko ndashaka afite imyaka 40 nawe uri kumbaza ngo byahabara habaru ngo baramwirukanye ntago munyimunyi ntago nyibuka neza banakora ko baramwirukanye aha cyo nyaruka cyo genda aya na ahubwo haga isharo mbwira ibyo washakiraga nta kibazo gihe jewe ikintu cyari kinzanye hano urumva umuntu w'umugabo ku myaka ya 35 n'itandatu uri gusatira imyaka 40 komeza mbwira ariko ubwo ibyo ni kuvuga uko byo imyaka 40 imyaka asa n'irongo none uri kwanga gushaka iriya nzira kugira iki iri gupfira ubusariye gutegereza ko abakobwa ngo bayigusakare urumva uri muzima koko umuntu anakubaza amakuru yavuga ngo habari ngo baramwirukanye ngo bacuruza Kigali yarabijya ngo niwe wanywera kuko aka kanya urashaje no mu mutwe harasaza ese umuntu azakugira inama zageze cyane ariko ngereka nze kumbwira iki umbwira iki pe ngiye kinyotero bizi ko nicyo nakubara kera iriya nzu nayubatse mu mafaranga yanjye ndigomwa amandazi yava kumva n'icyayiva ubushinja mu nzoga urumva njyewe ikibazo mfite urakiza mbere nakundanaga n'igikobwa uri kumva icyo gikobwa nakundanaga nacyo nuko noneho uzi ko cyambwiye ngo mfite agapipi gatoya umutwaranyirangendo bakigezwa nakuriye mfite inzu nini cyane agasakuza ngo mfite agapipi gatoya yasa nari ngiye kuba indaya kujya bangungo muzana igipipi kinini ngewe araje kubwira rwenzo ntiwari waba ubwo asanga wari waramubwiye ngo ayigusakare nicyo kibazo cyawe uzagenda ubwira abantu ubabwira ngo igicucu ngo kitarazayisakara ngo batamenya ko uri hafi kuyikinga ngo bakuve iruhande ngo batabimenye ese ujya kwishitura ndacyari umwana ku myaka 40-36 nishaka ugiye kuraba Manuel ngakudekarariringa icyangombwa ngo cyo kuzashaka hejuru y'imyaka kimwe cya original gikomeye umukanya ndakirarana nagishyize no mwikandiri we utagira ngo nibyo amaherezo hari igihe waza kugira ngo nicyuta kuri kudekarara ukidekarara kubwire ko nawe mu bazafungwa ahubwo mu cyumweru gitaha ariko umva nkubwire cyo ko zanduza impamvu natinda gushaka pe sarajya mu bubeshyi ubu ni mu myaka 100 umuntu ashobora kuzabaho kuri iyi si kumva ntabwo wenda wabura imyaka 50 wenda umuntu abaho wenyine ari kwirira ari kuryoshya akata muri Kigali anywa utuntu turyoshye utuji tunutwo ngo ukumva ko gupima y'amazi ari byo bizakugeza iby'amazi byo nta kibazo kirimo pa kurundi nayibonye noneho ikindi kibazo gihari uriko n'abakobwa b'iyi minsi abo tungana bose bababyaye mu ntambara ya Shikaramu bameze nk'abasirikare umuntu muramujyana ukumva munyima mu ntambara ya Shikaramu umuntu muramujyamye ugasanga yagukubise umunigo kubera iki bamenyeye kunigana mu ntambara ya Shikaramu cyangwa aho ngaho nanjye ndabisubiraho ahubwo nawe utumye nari gushaka vuba cyangwa bari muri bamwe babandi bavugaga yuko iyo ukoresheje ubukwe twereye iyo abantu bari kugutwerera ngo bagutwereramo n'icumu ngo bakari guseba ngo bakakubwira ngo nirutera uzarikoresha uri kurwana niba ngabo nushaka kubyihora niyo mpamvu inkozi y'iminsi zitakiramba none tekereza urugero wubatse inzu y'amatafari ahiye se urabwirije uraburaye nta n'ipantaro gusa wenda uyigira ngo nabi noneho uguze n'igitanda noneho umugore ushatse urumva runajyamwa runajya runajya pe iyo ngana tuyakuramo mu nkwano ati mutsima muyakuremo agure kwa mituweli muyakuremo aragwara muyakuremo yarangiza amashuri muyakuremo n'abati yazanye bakayakuramo nacyo aha turajya dusigaza y'inkwavu icyo nakubwiraga rero uri kumva njyewe impamvu nande gushaka bifite ishingiro ntabwo nashaka umuntu ngo agiye nkubita amaze ngo atashye asangahe mu nzu yanjye nyigura ingufuri ngo ese nyigura ingufuri ngo ifunguza ngo nize nataninze ngo ubuse ngo nisangahe ibaze yari kumbaza ngo nisangahe nkaho inzu ndi gutahamo ariye kandi njyewe katoto mu gihe nakuguriye agacupa wakanyweye ku mutima utuje nkageza na saa nijoro iyo ukageza na saa sita sinjye uhahase si wowe uhaha nushaka uzajya ubijya ahubwo reka nkubwire ahubwo ugume wihuse witekere ujye wenyine nunguta agatekereza ngiye kugura imbabura nini ujye wihuza batereka urutafari runini njye neka ibiryo bimara nk'iminsi nk'itatu ko babahaye songise noneho igitekerezo navumbuye ukuntu tuzatubigenza wowe uzageza kusura nibonera ibyana bihiye bikiri bitoya mbikuzanira reka nibagiye kusura inyete wapi mwana nta kibazo wapi mwuzanira ibyana bihiye none se reka nkubwire umva ikintu gihari kumva ufite amafaranga
ntugure akanyama ugende uguremo n'ibyo byana biryoshye bimeze neza urumva reka n'ubundi biriya byana biryoshye uba wanga kurya biriya ibigabo by'ibikire birabajya njye mbikuzaniye natangira umushinga ngatangira umushinga nawe ukajya ibyana biryoshye kujya nkuzanira ibyana ahubwo reka mbwira ntabwo nyina reka mbwira niriya utari gusakara wari wubatse ni ukuri kw'Imana barayitwara kandi barayitwara buretse abagitifu babimenye muri ibi bimenye wanze kubashaka ngo barajya bagukubita ngo urajya ujya ngo umutima guhagaze none utangiye ko reka katatu yo nabirugamo katuvuga nabigamba n'amazi ni ukuri ugamira igitekerezo ubwo imishinga nari mfite kandi ubwo ndagira nari ndi kuvuga ngo ujye kurekare cyangwa ndashaka ku myaka 20 yaragufunze gukara ariko ubwo nisubiyeho urumva ubu ikintu ugiye gukora kiza ubwo harakako kakukiye nabonye ngiye kwita nkahera ariko shaka aha ahubwo kukabe aho uramubaye umugabo tugende twe tuzakata mu nkwa